Muri equipe ya Sport hamutsemo amakuru meza cyane. Rayon Sport yageze ku isoko rya Senegal irashaka abakinyi babiri umuwingana nimero 9. Ibintu birakomeye cyane, wa muntu we bayita Murera ibintu bimeze neza cyane nyuma yo guhabwa miliyoni 30 zivuye kwa Ombolenga transfer ikomeye cyane. Rayon Sports yakoze Ombolenga fitina ajya muri AP Football Club, ni ikintu kiza cyane. Rayon Sport igiye kuba serie cyane. Mu minsi ishize yaganiraga n'abakinyi bakumvikana, ariko kabona nyine Rayon Sport yanze kubyinjiramo cyane. Ariko ndakumenyesha ko ubu ngo Biramahire Bigirimana Abedi, ndakumenyesha ko uyu mukinyi Bigirimana Abedi ibiganiro bigiye kuba serie cyane. Amafaranga bapanze kumuha araramuka ayanze birahita byanga. Ndakumenyesha ko abakinyi babiri Rayon Sport iri gushaka, ngiye kuba nareba ngo bimeze bite, operation imeze gute mwibanga rikomeye cyane. Rayon Sport abakinyi yagerageje kuba yabahisha Rayon Sport ahangaha irimo iracimaka, bino birakomeye cyane. Rayon Sport ntabwo izagura abakinyi mu Rwanda gusa, igomba no kugura abakinyi ku isoko ryo hanze. Uwitwa Abdoulaye Jaro yaganije perezida wa Rayon Sport agira ibyo amusaba. Perezida wa Rayon Sport yamusubije iki? Umusore Narindwa Aimable yagize icyo avuga mu kuba yakwinjira muri equipe ya Rayon Sport, yagize icyo yabivugaho. Ayabonga Ribisa araza gusinya imyaka 2 muri equipe ya Sport, araza kongera amasezerano. Uyu umugabo wa fitness aragaruka muri equipe ya Sport tariki 28 z'uku kwezi kwa gatandatu. Ni hagati yo kutumwe no kwa gatandatu araba yaje. Imyitozo itangire ku munsi wo kuwa mbere. Mbazaniye breaking news, zanya makuru meza cyane muri equipe ya Rayon Sport. Equipe ya Rayon Sport ndakumenyesha ko ibintu biraryoshye, wa muntu we. Abakinyi yaganirije mu minsi yashize bakajya bagira gute Rayon Sport ibura uko ibishyura. Ubu ngubu iri ni itangiriro ryiza cyane. Skolo bamaze kuganira, Rayon Sport arabwira ati amafaranga yo gukoresha tugura abakinyi nayo dufite, reka tuganire mutuguriza amafaranga n'ubundi sakindi zaba ibyari kindi. Rayon Sport iteganyije amafaranga kuri match ya Rayon Sport Day izakora nyuma yo gukina, nyuma yo kugura abakinyi. Rero begeye Skolo bavuga ati muduhereza amafaranga tube twagura abakinyi, ibindi tuzaba tubireba. Icyambere n'umukinyi nta mufana waza ku stade, n'abakinyi twagura. Niyo mpamvu Rayon Sport ishaka kuba yajya muri Senegal ikamanura inkuba ebyiri, amajigo abiri yonyine, ubundi ikagura n'abandi bakinyi hano mu Rwanda. Bigirimana Abedi transfer ibigiye bizaba byakunze. Rayon Sport ndakekeza ko iza ikome cyane. Rayon Sport mwabyumvishe ko tariki 30 z'uku kwezi kwa gatandatu Skolo iraza kumena banke. Narumvishe ko aribwo iraza kubona amafaranga umugabo Paul Muvunyi yemereye Rayon Sport muri ya misi biyunze. Yemereye Rayon Sport kwigurira umukinyi. Aya mafaranga Paul Muvunyi yamaze kuvuga ko azayahereza Rayon Sport igiye gusohoka, igiye gutangira championnat sori gato muri gahunda yo kwitegura no gutangira guhemba. Yavuze ko azayahereza Rayon Sport mu kwezi kwa 8. Aya mafaranga ngo ni yazategura match ya Rayon Sport Day, ibikenewe muri stade, guhemba abakinyi. Paul Muvunyi yamaze kuvuga ko ari icyo gihe azaba afite amafaranga, ndetse n'abandi bagabo batandukanye muri kwezi kwa 7 barajya batangira kugira gute gutanga umusanzu wabo muri equipe ya Rayon Sport. Rayon Sport irigiye kuba serie cyane mu biganiro ifitanye na Bigirimana Abedi. Ibiganiro bigiye kuba serie nyuma yuko Bigirimana Abedi yanze kwinjira mu Rwanda. Yari yahagurukiye muri 40. Rayon Sport navuga ati ni VNCK. Ibiganiro bihagarara bigeze aho ngaho, ariko ubu bigiye kuba serie cyane. Uwitwa Narindwa Aimable yavuze ko koza muri equipe ya Rayon Sport yiteguye gutanga ibyo byose, akabaza muri equipe ya Rayon Sport, ariko avuga ko namukoranga imushaka. Ariko amakuru mfite nuko Afamero TV akigera mu Rwanda uyu musore arahita ashira umukono ku masezerano ko nawe araza ku munsi wo kwa gatandatu nibwo azagera
mu Rwanda Afahamiya Loft. Ikindi muri equipe ya Murera ibintu biraryoshye bamunuye adwaje nababwiye ngo yahamagaye Perezida wa Sport amusaba ko yagaruka muri equipe ya Sport. Perezida amubwira ati reka da, yamubwira ati reka ngaruke muri equipe ya Sport nzagushimisha nzitwara neza. Aramubwira nyine ko nk'umuntu abavuga ati proving light nzaba mushya cyane. Aho ati nabo byakunda abafana ba Sport barakubonye ibyo uri kumbwira bindi sinzi kabisa. Ikindi muri Rayon Sport nyuma yo kubona ko Omar Nyingi, Furunganye, Yusudianye babaye abakinyi beza cyane 100% babaye abakinyi beza cyane, bahise bahamagara manager wabo barabwira ati dushakira abakinyi muri Senegal babiri, abakinyi beza badahenze, ubundi utuzanire muri Rayon Sport. Rayon Sport Day abo bakinyi bazaye bagize gute, bazaye bahageze. Ubwo nta gihindutse Rayon Sport irimo irashaka inkuba ebyiri mwibanga rikomeye cyane. Rayon Sport iyi transfer izi transfer ebyiri bagiye kuzijyamo bumvikanye ko aya makuru atagomba kujya hanze kugira ngo hatazajya ni makipe azabasha kubangamira kuri abakinyi bajya kuri babiri. Nta gihindutse abakinyi bajya kuri babiri iki cyumweru baraza kuba bagira gute, bagira hano mu Rwanda. Rayon Sport ntabwo izagura abakinyi hano mu Rwanda gusa, igomba no kuzana abakinyi baturutse hanze n'urucabana. Urumva ubwo iki nababwira si ibyo ni ibyo muri equipe ya Sport, ariko nyuma ya saa 6 ndaza kubahereza indi video imeze neza cyane. Mugire igitondo cyiza.